Good morning guys, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na Forex trading cyangwa se tukiga ibijyanye na Forex trading. Icyo nabasaba rero ni ugukora subscribe, like and share, ubundi tugakomeza kubana. Mbere y'uko dutangira reka tubanze turebe recap cyangwa se ibyo twari twiteze ku munsi w'ejo kuri Gold na GG cyangwa se GBP JPY, turebe se ibyo twibazaga ejo cyangwa se ibyo twa expectingaga ejo niko byagenze. So muri make mbanyuriyemo, ejo market yari iri muri range cyangwa se yari no direction cyangwa se muri consolidation. Nk'uko mubibona aha ngaha, iyi white box ni yerekanagaho market ejo yari iri. So target yacu twifuzaga ko ya breaking hano, kashyire wenda muri 15 minutes niho muri bibone neza, niko 15 na 30 minutes niho dukunda gufata confirmation ya trade twifuzaga ko nk'uko iyi fresh ibyerekana, ikashyiraho indi fresh, twifuzaga ko ya breaking from this zone kandi iga crossing above this resistance, kandi niko byagenze. yamara gucrosinga ikamanuka for retest, then continuation. So as you can see niko byagenze. Ubwo entry yacu yari kuba aha ngaha, turebe left side igihari, impamvu market yabaye rejected hariya in 30 minutes. Kuko biri kose hari resistance, as you can see hari support anga, sibyo, muri 1 hour cyangwa se exactly niho isoko ryabaye rejected. So you book profit ingana na 1,400 pips. Nizere ko so aba trading Asian session cyangwa se ukaba warukanuye kuko byabaye nijoro mu saa 10. Nizere ko they took the trade, so you enjoyed your Friday, muri relaxinga, mumeze neza, muratuje. So that's good. Noneho turebe na GBP JPY. Ko byari byifashe. GBP JPY nayo twari twitegaga ko iri buze ku breaking anga kandi byerekana. Reka dushyire muri 30 minutes. Okay, icyo twifuzaga, market was in this range, sibyo. Kuri GJ market was in this range. Sorry for that color, kanyihindure. Okay, market was in this range. So icyo twifuzaga ni uko yamanuka anga ikaba rejected kugira ngo tujye for buy, igahita yerekana continuation, cyangwa se ikabreakinga this resistance, ubundi igacreatinga support, igakomeza hejuru, cyangwa se igakora retest. So niko byagenze. Kubona iyi green candle yabaye ya breakings out ino resistance, cyangwa se ya crossings above this resistance, ya crossings hejuru y'iyi resistance. Noneho iyi red candle imanuka for retest. Entry yacu cyangwa se aho twari kwinjirira byari kuba kuri ino green candle, iyi breaking highs y'iyi candle, stop loss ikaba below this red candle.
take profit bikaba next support. So as you can see niko byagenze. Almost 61 pips cyangwa se 51 pips niko byagenze. Yeah, thank you so much. Nizere ko mwabashije gutekinga zino trades nkuko twabyifuzaga. Thank you. Okay guys, do follow nimba mushaka kwiga byinshi bijyanye na forex trading cyangwa se kureba analyse za buri munsi. Ni nka signal tubahereza for free. Nta kindi tubasaba rero ni ugukora subscribe, like and share. So mbere yuko dutangira tukareba icyo market dufitiye uno munsi, reka tubanze turebe news zihari uno munsi nk'ibisanzwe. Izari zihari zabaye za GBP JPY GBP JPY zabaye mu gitondo saa 11:20 ariyo interest rate cyangwa se Bank of Japan interest rate yayo byaje bingana. So another news we can expect zishobora kugira impact nini ni iri bube saa 10:45 zo mu Rwanda. SP Global Manufacturing, SP Global Service MP ziri bube, n'indi iri bube saa 11 ya Exiting Home Sales. Ndikumva ari izo ngizo dufite zishobora kugira high impact uyu munsi. So reka noneho dukore analyse zacu turebe n'iki twakitega uno munsi cyangwa se n'iki soko ridufitiye uno munsi. So as today is Friday, you have to be careful. We are traders, not gamblers. Cyangwa se ntago turaba trader, ntago turi gukina ubusimbi. So you have to be careful, yeah, with your hard money. Don't waste your money, so be careful. Okay, dutangiye kuri daily time frame. As you can see, still we are very bullish, cyangwa se isoko ryacu riri bullish, cyangwa se buyers cyangwa se abaguzi nibo bari muri control y'isoko, cyangwa se nibo bafite direction. So nk'ibisanzwe rero iyo tumaze kubona direction cyangwa se bias y'umunsi, dutangira analyse zacu. We start by marking highs cyangwa se high price of current candle on daily time frame cyangwa se kuri daily time frame, tukayihindura purple. muze kwihanganira urwo rusaku, abaturanyi bari kubaka, niyo mpamvu mwumva abahonda bavuga. So I hope ko muri buze kubyihanganira. So as you can see, isoko ryacu rikomeje kujya hejuru. Next support cyangwa next resistance yabiri aha ngaha, tuyihindure yellow color kugira ngo itandukane na tugiye left side. Nta kintu turi kubona ngo isoko aho rigeze ni nanga, tukabona indi support. Also here there is another support. So reka tujya muri Forex. Impamvu ndi kwihuta nuko there is no much difference kuri analyse y'ize ejo twakoze, niyo mpamvu ntari kubitindaho mbisobanura cyane. Gusa there is resistance aha ngaha yahindura
cyahindutse support. As you can see, market yaraje itesting ahangaha iba rejected, iramanuka ikora higher loss, ibona continuation, so cyangwa se ibona gukomeza hejuru, which is also indicating ko our market is very bullish. Also we adjust this support and resistance in 4 hours kuko aho isoko riri kure cyane ku buryo itabasha kugera hariya no munsi keretse ziriya news zibayeho cyangwa se zigize big impact. So muri 4 hours those are the key levels twareba ubu ngubu. Okay. Nk'ibisanzwe rero tureba ahantu isoko rishobora kugera rigakora reaction. Kuri ubu ngubu aho rishobora kugera rigakora reaction ni resistance yahindutse support, niyo mpamvu dushyizeho green color kugira ngo byerekana ko isoko rishobora gukora pullback ikaba rejected, rigakora rejected rikahita rikomeza for buy. So that's why we put that, niyo mpamvu dushyizeho iriya green box yerekana ko isoko rishobora kuhagira rigakora rejection. So tujye muri 1 hour turebe ko byifashe bite. 1 hour turebye left side cyangwa se biheruka kuba. As we can see, this is the clean range. So clean range ahangaha, clean range icyo biba bivuze nuko haba hari probability ko isoko rishobora kuhagera uno munsi rigakora kikagenda nta kiri hagarika. So icyo twakwitega uno munsi, there is no uri gutekereza guselinga, it's not good option. Icyo tugomba gutegereza on 30 minutes cyangwa se 15 minutes, na breakout is not good option for now, cyangwa se kurindira ko market breaking at this resistance ntabwo ari good option. Gusa icyo tugomba kurindira nuko isoko rimanuka ryagera ahangaha cyangwa usanga ahandi riga creating support rikabona kujya hejuru. So mbereka icyo dukeneye ubu ngubu, dukeneye ikintu kimeze nka gutya. Dukeneye ikintu kimeze gutya. Okay, ubu ngubu dukeneye ikintu
kimeze gutya, ubu ngubu dukeneye ko iyi haba pullback of sales cyangwa se haba red candles nyinshi zimanutse, yarangiza ikahita creating support green color. Iyi yari habanje kuba hakaba rejection iga creating support, ubundi our entry ikahita iba ahangaha, stop loss ikaba below this, target ikaba ahangaha. Kuri gold ni iki twategereza uno munsi, setup twategereza uno munsi nuko ibimeze. For sale ntabwo nshobora kubaha inama yo kujya for sale, it's not good option, ntabwo ari option nziza. So ni iki twategereza kuri gold uyu mwanya. So reka turebe na JJ uko byifashe, gusa be careful, today is Friday, isoko riba riri very volatile cyangwa se direction nziza riba rifite, isa n'isaha rikora ibyo ryishakiye. So you have to be careful with your hard earned money, kuba waya wastinga kuri Friday. Icyumweru cyose profit wakorekitinze ukaba wayobora mu munsi umwe, it's not good. Ntabwo ibyo byica abantu mu mutwe, ugasanga trading irabananiye. Ngiye trading yarananiye kubera profit yose yakoreye icyumweru cyose ugasanga ayibuza mu munsi umwe. So ntabwo ari ibintu byiza. Be careful with your capital. So yeah, JJ for now hari 4 candles zerekana ko market ari bullish, ariko uje ukareba ahangaha yesterday candle ni doji cyangwa se ni indecision candle, yerekana ko ishobora gukora reversal ikamanuka ikaba yaza gutestinga ino loss. So for JJ now turebe uko byifashe, cyangwa se ishobora no kuza ikabreakinga ino support, ino resistance sorry, iri ahangaha ikaba continuation. As you can see there is also clean candles, so clean candles zishobora attractinga JJ kujya hejuru cyangwa se for buy. So you have to ni 50-50, so for buy and sell byose birashoboka. Ariko reka dukora analyse turebe ko byifashe, tumakinga highs ya current candle muri daily time frame. Nta kindi bidufasha kumenya range cyangwa se consolidation y'uwo munsi ahiri uwo munsi. So nkuko bisanzwe rero, our next iyi candle iramutse breakinze ikaza hejuru cyangwa se ababaya baramutse bari in control, our next resistance yaba irahanga. Tuyihindure yellow color nk'ibisanzwe kugira ngo tumenye ko ari daily resistance cyangwa daily support. Aho ubonye yellow color jya umenya ko ari daily resistance cyangwa se daily support. Our next resistance yahindutse support ni hariya. So our support is here, nahangaha. So next minor support ikaba ahangaha. So reka tujya muri 4 hours turebe ko byifashe bite. Muri 4 hours n'ibisanzwe turabanza twa adjusting our support and resistance. Okay. Muri 4 hours anga dufite resistance, nkuko mubona yaramanutse imbere yari support, yaramanutse iba rejected iba continuation. So 4 hours ndizera
na harimo ka minor support aho is green candle iri gutekinga support, red color nako red candles zabaye rejected. So hano tujya muri 1 hour turebe ni iki twakitega se cyangwa ni iki twateganya no munsi, ni izihe trade twabona. So in 1 hour let's try to adjust this line. Dushatse ntitwanatinda, reka twigire muri 30 minutes turebe icyo twategereza cyangwa se trade dushobora kubonamo. So for this time forget about trading in this zone, ko market iri muri sideway market cyangwa se consolidation, nta cyerekezo nyine market ifite. Ahangaha iri kujya hejuru ikamanuka, hejuru ikamanuka, hejuru ikamanuka. So mu magambo make ku bantu bazi economics, aha twabyita nka equilibrium point ari suppliers and demand bari in same force, so nta no muri arusha undi imbaraga. So icyo twategereza ahangaha kuri JJ possibility hari nkuko twabonye ko ari 50% chance. Icya mbere twategereza nuko iri bu breaking ino, reka mbanze mbandikire no trading zone. Okay, ni no trading zone, ntago ugomba kugurira ahangaha cyangwa se ntago ugomba kugurisha muri iyi zone because it is very risky. Ahangaha rero ushobora kwibaza ute iramutse breakings ino resistance, iramutse breakings ino resistance, can I go for buy? Okay, icyo nakubwira, iramutse breakings ino resistance it's also risky buy. Kan bibashyirireho risky buy zone, kubera ko uje ukareba muri left side yaraje iba rejected, na haba rejected. Possibility hari ushobora kurindira, iyo uje ukanareba left side ubona ko ni hahandi hari za week nyinshi, so you have to wait ika breakinga this zone ikabona gukomeza hejuru. So safe buy and for now safe buy kuri JJ nuko urindira ikaba breakout of this highs of daily candle cyangwa se igiciro cyo hejuru cy'uyu munsi kuri daily time frame, igakora retest ikabona gukora continuation. Uko uje ukareba na left side ahangaha hari clean candle cyangwa se aho isoko ryabashije kugenda. So your target can be next support of your taking profit. So another thing for sale, nubwo ntayibashishikariza cyane, gusa iramutse ikoze breakout ikaza for retest ukabona rejection ahangaha ya hammer cyangwa se bearish engulfing, wajya for sell ugatagatinga your take profit ahangaha hejuru handi yaba 80% ka crossinga 80%. So thank you so much for today. Icyo nabasaba na subscribe, kandi nkuko tugiye muri weekend muzirinde
mwirinde uno munsi gukora ibintu byatuma all your profit wakoreye kuno kwezi igenda mu munsi umwe. So have a nice weekend and a happy trading day. Thank you.